Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana ariko mbere na mbere mbifurije umwaka mushya muhire no kuri minsi mikuru izabere myiza nkuko twatangiye umwaka dusoje mwese mudukurikirana kandi nshimira mwese we wakoze subscribe ukakurikirana ibiganiro byacu munyemerere dusoze n'uyu mwaka nanone mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment ndabashimira cyane reka nizere rero mwese ko aho muri mumeze neza turi kumwe n'umugeni rero uyu munsi tugiye kuganira ibintu byinshi ni Samantha turi kumwe havuzwe byinshi habaye byinshi yaba byiza yaba bibi bura mu buzima habamo imvange mu buzima bwa buri munsi uyu munsi rero tugiye kuganira nyuma y'ubukwe nyuma y'intambara nyinshi yagiye arwana nyuma ya byinshi yabonye ku buzima ndetse no mu mibereho ya buri munsi ubu ngubu iyo ubukwe bwarangiye umuntu ari ruhutse atahwi rero tugiye kuganira nayo kugira ngo tubashe kumva uko ameze ndetse nuko yiyumva cameraman amfashe Samantha ari guhumura ubugeni niba ari amavuta y'ubugeni niba ari imyenda y'ubugeni ndagira ngo cameraman amfasha mufate hasi ave hasi ageze hejuru rwose yambaye neza arakeye biragaragara nyine ko ari umugeni impeta ziri mu rutoki tayari nta gitana n'impeta ubu ngubu nyine wihisha kubera ko urabyemerewe reka mbaze ikaze ubundi dukomeze ikiganiro cyacu kugira ngo mubashe gukurikirana inkuru ya agiye kutubwira nyine mbese nyuma y'ubukwe nyine uko byari byifashe Samantha tuguhaye ikaze murakoze urasa neza koko ntago ari cyane burya ni cyane umeze nka cyagiye ko waze gufite ubufire mu mutwe nyine uri aho ngaho uvuga uti ibintu bimeze nabi uko biri kose nyine hari ikintu kiba cyahindutse kinini cyane abantu mwese turabasuhuje mwese mukurikiye Samantha muri kumureba mwandike muri comment noneho mbibasabye ntarasoza rwose mumbwire Samantha uko asa uko mumubona murabona asa gute murabona atarahindutse aho yakoreye ubukwe ko biri kose harimo ikintu siko bimeze urumva nge ntabwo napfa kubibona ariko nkawe ariko umugabo arabikubwira umugabo ntabwo ujya kuza ntabwo umugabo akubwira ati umugore mwiza none uyu munsi urasa neza kweri bibwo bimbwiye buriya nibyo ntabwo nakubeshya hanyuma amakuru y'iminsi iminsi ni meza ndashima Imana nyine mfite byinshi byo gushima mfite amashimwe menshi Imana yakoze ibikomeye yakoze imirimo twebwe nk'abana b'abantu tutari gushobora ndetse tutanatekerezaga yuko bizashoboka ariko umugambi w'Imana ni muremure baravuga ngo si uw'ejo ni muremure ndashimira abantu basengeye ndashimira abantu bafashije ndashimira abantu babanye nanjye kugeza ubukwe burangiye ukuri nta kintu nabona ngiye mbaha ntacyo nabitura ariko Imana y'amahoro ibamira umugisha n'ukuri kandi barakoze cyane yego hanyuma hari tugiye gusa n'abasubira nyine muri ya myiteguro y'ubukwe yego twagiye tuganira mu gihe cy'ubukwe butaraba ukatubwira uko byifashe uko bimeze ariko burya iyo umuntu yasoje ubukwe cyane cyane iyo reception yatangiye burya umuntu avuga atahwi nyine umuntu avuga ati ubukwe noneho burarangiye kuko haba hari ibintu byinshi imbogamizi nyinshi zituma ubukwe butagenda neza kubera impamvu nyinshi zitandukanye mu gihe cy'ubukwe ubu wenda tugiye kubigana ko ubu byararangiye ubu atuje umeze neza nta stress yo kuvuga ngo amafaranga yarabuze ibiki byabuze nkeneye ibi ugiye kutuganiriza ukuntu muri cya gihe nyine cy'ubukwe myiteguro uko yari imeze amanama y'ubukwe yakoresha nkawe nka Samantha nk'umugeni urumva birumvikana ko ari ubwa mbere wari ukoze ubukwe ni ze stress n'ibihe bintu nka bitatu cyangwa bibiri byakugoye mu gutegura ubukwe bwawe cyane kurusha ibindi ibyangoye rero byari byinshi pe byari byinshi kuko hari n'ibyo nabaga nita ko ari bitoya cyangwa byoroheje nkaza gushiduka ari byo bikomeye so rero ni byinshi nahuye nabyo byari bikomeye ariko hamwe no kwizera Imana ndetse no gusenga cyane ko nari ifite n'abantu benshi bari bandi mu bitugu twari turi kumwe mu mbaraga z'amasengesho twari turi kumwe mu mwuka barampamagaraga bati humura turi ku mavi ubukwe buzagenda neza ntacyo uzabura mbese n'ukuri
Imana yakoze ibikomeye, ni byinshi pe, ni byinshi. Ni byinshi ariko buriya njyewe umbajije nko mu bukwe bwanjye nk'ibintu nabonaga bingora nabikubwira nka 2 cyangwa 3. Buriya ni byinshi nyine kuko haba hasabwa ikintu cya mbere kisabwa mu bukwe, ni amafaranga nyine, ubushobozi. Ariko nyuma y'ubushobozi ushaka kugira ubushobozi ariko ntubona abantu bataha ubukwe. Ushaka kuvuga ati nko mu bintu byangoraga cyane nyine ikintu cyane bwa ngavuga ni Imana imfashe kino kintu kizakunde wabonaga wenda kitari kugenda nk'uko ubishaka. Ni nk'iki cyakugoye mu gute, ni byinshi ariko hari ibyo uvuga ati igihe cyarageze ndavuga nti Imana mfasha kino kintu kijye ku murongo. Ubundi cyari gikomeye kurenza ibindi, ubundi cyari uburwayi. Ubu rero nkimara kumva afite akabaraga, nkimara kubona numvaga nyine bitazakunda yuko iriya myenda nkiyambaye n'agatimba, kuko nakubeshye nari narishyuye amafaranga y'imyenda pe, ariko byageze finally ntangira kuvuga ntari amafaranga yo menya sinyatange, ko nari majije kubona ko iyo myenda ntazayambara, kandi cyakabira amafaranga ntago bari kuyansubiza. So nyine ibitekerezo byabaye byinshi, numva ndasaze. Wishyuye aho ubukwe buzabera, Imana yanjye ndavuga ibiryo byarishyuwe, ibiryo byo byari byarishyuwe imbere. Urumva ndavuga iyo mbimenya ko nzarwara, aya mafaranga yo kwishyura imyenda n'ibiki byose no kwishyura amakado n'ibiki nari kuyareka nyine nkamenya ko nta bukwe. Ariko iburi nk'icyo nicyo kintu cya mbere nabonaga gikomeye cyangoye. Wumva ariko ndavuga Imana nimbona itariki 14 ngyutse nkabona nyine harimo akanunu nkumva mfite utubaraga, naravuze ntumva nzanyeganyega, mva Mana yanjye navuze nzanyeganyega mu mbaraga zose nzaba mfite, kuko icyo kintu Imana yari kubinkoreye cyari gikomeye. Hari abantu benshi nabonye nyine babiteraho comment nyinshi ko nta muntu ngo wabo wari urwaye ngabyine kuriya, nise mvugana abantu nta mutima, ariko nyine ngewe ntago bazi agaciro k'uburyo nari nishimye, ntago bazi uburibwe kuko uburibwe nari mfite ndwaye, ntago nari kumva ko mbonye akabaraga ngo mu bukwe ngo ndunjame, ngo nukugira ngo nereka abantu yuko ngo nari indwaye. Mu mbaraga nke nari mfite navuze ningiye kubyinira Imana. Niba abantu barabonye video mu rusengero cyane no muri reception, babona navuze ni Imana iyi kanzu sinari nzi ko nzayambara, nari natakaje ibyiringiro. Nkimara kubona iriya kanzu maze kuyambara, nageze mu rusengero ndabyina, vuga Imana ibi bintu ukoze nzajya kugushima. Nukuri ndashimira Yera yo mu ijuru, yakoze ibintu abantu benshi birabatungura. Hari abatarifuzaga ko biba benshi, kandi n'ibihamya birahari. Nabo ngabo bari kugenda bazana amakomenti ngo nta mugeni ngo ubyina kuriya ngo yararwaye. Nyine ntabwo baza Imana yari inkuye. Imana yari inteturuye inkuye mu rupfu neza, mbona narwiye kandi nabonaga ndi ku mwobo w'urupfu nagiye. Imana iranzahura ingaruye mu buzima, wayi ntari kwishima. Buriya munsi ntujya ugaruka mu buzima. Nibyo uriya mugabo wanjye yarambwiye ati mvara nkubwire mugore mwiza, ndabizi ko utarakira neza ntabwo urafata imbaraga, ariko mbabare twishime ko uyu munsi ntugende ngo urakare ngo umere gutya ugaragaza ibihe wari urimo. Yambwiye ati uyu munsi mu buzima bwacu ntabwo uzigera ugaruka, mu mbaraga nyura bufite tugerageze kwishima, ntihagire n'abantu babona ko hari ikibazo dufite. So rero Imana yakuye ibidashoboka ibikuramo ibishoboka. Ni ukuri ndayishimye. Ibyari bindemere byo byari byinshi, ariko icyo nicyo cyari kinkomere kurenza ibindi. So rero ubundi mu byishimo, ubu nta mashimwe turi gushima, meze neza. Umwana muhungu ameze neza, n'umuhungu ameze neza, nako kari kararwaye, nawe yari yarwaye kuba ameze neza. Naho abo baza kwirirwa bavuga ngo tuba tubeshya ngo dukina puranka, naje gukina puranka. Haruna naza no gusaba amafaranga, ahubwo se uwo ngo bivuga we yatanze angahe? Naraje anga ndavuga ngo ngohereza amafaranga, amafaranga ndarwaye. Ngewe ndwaye nasabaga abantu bose inkunga y'amasengesho. Umuntu waba utarumvishe neza icyo kiganiro ndamusaba gusubiza inyuma kareka ikiganiro ndwaye. Naravuze ngo ntabwo nje hano gusaba cyangwa se kubabwira ngo bampe amafaranga, naje hano gusaba inkunga y'amasengesho. Rero bumva ko zari wagiraga impuhwe, wenda aho byari umuntu wese wari kumva ko ari puranka, nuko ari kuzana abantu mumfashe nivuze. Nyine navuze nti ndasaba inkunga y'amasengesho ko nzi ko Imana ishobora byose. N'abantu bagiye bamfashije nyine kubw'umutima w'impuhwe,
kubw'umutima w'urukundo bankundaga ke mfite inshuti cyane, mfite inshuti ndetse n'izo hanze zinkunda mu buzima busanzwe zanamfasha ntanazisabye ubufasha, yananyandikira akambwira ateka nkugura amata y'umwana nta kintu musabye. Uwo muntu wo kubona ndwaye abantu bose bamfashije nuko byari bavuye ku mutima, nuko harimo n'abankundaga, ariko njye ntabwo nigeze nza hano gusaba amafaranga. Ngewe ntekereza ko umuntu nkuru uza kuvuga ngo abantu barabeshya, ahubwo biba byamuriye wa mutima muba abantu. Naho rero ni ukuri mw'abantu mwe nari ndwaye kandi na n'isaha ababizi barabizi, abamagaraga video call tukavugana, hari abansuburaga bakaza no kumfasha imirimo kuko nari ndemerewe, abo bose nabahamya rero barahari. Rero ntabwo naza kwirirwa mbeshye. Reka nta nubwo ako se ubundi akambabaza ubu koko wakora puranka yo kurwara, warwara ukamera kuri akuntu nari imeze, ugahera umwuka we, warwara ukaraga ugavuga ngo reka nature. Ako ubundi kuki abantu badasubiza ubwenge, nkuriye ubivuga keretse arwaye, ntabwo mbikwifurije. Ngewe ntabwo nashobora kerekana, ngewe ntabwo nashobora kuba narwaye ngo nshobore kuvuga ngo ndirwaza, nirwaze ego ntabwo nabishobora pe. Gwagare umuntu rwose mu bantu bose baba barakoze pranka zibaho ku isi nta muntu nzi wakora pranka kuvanga, wenda bakora pranka mu bundi buryo, wenda ubeshya ngo wenda bankoreye ibi nabuza nagize utu, ariko ntabwo wabeshya ngo wenda ukavuga ati banyibye, ariko ntabwo waza kubeshya ngo uvuge ngo nasubirana ninjye wabaga wabyimbishije. Ubu subu n'abantu barashimira hari pranka umuntu yakora ukayibona, ariko ntabwo asa kuvuga ngo urarwaye ngo ni pranka. Nese ubwo uvuze ngo urarwaye mu kanya umuntu mugahura, cyangwa se akaza mu rugo agasanga ntabwo urwaye. Abasuye barabizi, abo twavuganye video call barabizi. Ubwo rero ikintu nababwira cyo ntabwo bakakanya nje kwisobanura no gusubira mu byashize. Nge ndi gushimira abantu bambaye hafi, abansengeye, abamfashije, abansigikiye bose muri rusange. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha, nanabatangaza ko rwose meze neza. Ameze warakize ubu nta kanuna gato ku mubiri, umeze neza, umutwara ameze neza. Umva nta kibazo na kimwe dufite ubu, mbese turi mu mashimwe, turi mu kwabuki, nta kibazo dufite. Ahubwo uvuze kwabuki, turi kurya imbuto, turi kurya neza, ibintu byose birahari, ahubwo ni mu dusuri. Abantu batabashije kuza mu bukwe mbahaye karibu bansure. Ibitwikurwa biracyahari, ntabwo birashira. Mu bagene ibiryo biba bihari, nta kibazo bikinza. Umva watermelon, ibintu byose birahari. Umuntu wese utarabashije kuza mu bukwe nansure, ibiryo bigihari, tumwakire, dushime Imana ko yakoze ibikomeye. Ko nukuri ahubwo ukoze yasunyibutse ibuye kwabuki tuzagukorera he? Aracyari gutegurwa, ariko hagomba kubaho kuko ibi ni ibyishimo byacu. Kwabuki ni ryari ni he? Oya ni vuba, ni vuba turi kubipaka. Oya kuzaba se cyangwa oya kuzaba engo nta kidashoboka. Fasa ahubwo ese ko ibintu nta kibazo dufite. Ibintu n'abantu ubundi ikintu cyane n'ubuzima. Nta kibazo, tumeze neza rwose. Famiye yanjye turashima Imana. Umuntu utarabashije kuza mu bukwe n'ukuri mbisubiremo ngo ndamutumiye adusure, aguhamagare, amamagare, umurangira aho mutuye, yego ubundi adusure, azarye ku biryo by'abageni, isige ku mavuta y'abageni, murye ku biryo by'Samata yatetse. Ubundi muzi ko Samata azi guteka, musure murebe ibiryo batetse, ibiryo yatetse. Wari nk'abantu bagiye bamfasha, umuntu akamamagara tubungu rero nanjye wenda akazi nkora nta kintu mbona, ariko reka nzi nkoreza ifu y'igikoma ngiye kweza umumotari ayizane. Ubwo rero abo bantu bakoze ibyo nanjye nibansure, nanjye mbahe ku biryo by'abageni, nanjye mbereke ko rwa rukundo banyeretse, rega nanjye ndofite. Nukuri ko nukuri. Hanyuma ku ruhande rwa Gilbert, wenda we ntago twashije kuganira, ariko uko biri kose nyine ameze neza, ariko yameze neza ndetse cyane. Ntabwo yemerewe kujya mu kazi, urukumva? Ubu ari muri off. Ntabwo yemerewe kujya mu kazi, nanjye naho nemerewe kujya. Inzira ishyuye, ibyo kurya stock zirahari. Ubu tugomba kumara ukwezi, ahubwo kwabuki muri kugukorera mu rugo. Tugiye kumara ukwezi turi mbese nta kutirimuka. Afite uruhushya mu kazi nta kazi. Ubu nanjye hano nemerewe iminota 30 ndasubira mu rugo. Gukora iki se? Kwita ku mukunzi. Ibintu byavuye ku kazi. Ibi bintu byavuye kureke. Araje atora atohagire. Ibi bintu ngewe narabisengeye. Ibi bintu narabipfukamiye, amavi yarakobotse. Ubwo rero niba Imana imaye ibyo byishimo, reka mbyishimemo fresh. Iki ni igihe cyanjye ubundi. Hari umuntu abonye wandika muri comment ngo Samanga iki ni igihe cyawe, ngo reka Imana yikorera imirimo. So rero iki ni igihe cyanjye, ibyishimo ntabonye mu bukobwa bwanjye, ibyishimo ntabonye mu minsi yanjye ya kera. Ubu mu gihe Imana ibimpaye ni gute nta binezererwamo, ngomba kubiprofita. Yambwiye ati nambwe ngiye kwake zambwa ngo ha minota 30.
ndayibara irangire nkubona hehe mu rugo twakomeje Samantha Ubwo rero rero urumva ni iyo umuntu umunezero agishaka pe. rero reka ibyo byishimo ufite bihoreho ariko iyo umuntu agishaka buriya iyo washatse nyine uba ubugize inshingano ugiye kujya umenya isogisi ry'umugabo aho rero umenye ipantaro umenye ko imyenda yifuza umenye ko ipasi iteye umenye ibintu byose mu rugo ibyo biri mu byanzanye dore icyo ushaka kubaza rero narakubajije ubushize kuko butaraba ni ikihe kintu umva kizakugora wageze mu Rwanda kunsubiza ariko ubu warugezemo urumva iyo umuntu akiri umukobwa cyangwa akibana uba wishakira utuntu ku ruhande uba wibana uba wirarana uba nyine wigenga uyu munsi uba umaze iminsi ningahe nine ubasiragira mura 14 15 n'uwa gatatu umaze iminsi 3 rurimo ariko uko biri oya uretse gato uko biri kose watangiye kubana inshingano mbarumbwira ikintu kimwe cyangwa bibiri uri kubona nyine utuntu ubona nyine dusa n'utwagutonze cyangwa twakugoye nk'umugore ukiri umugeni umugore mushya mu rugo uvuga uti aka kantu nakabonye numva karangwa ariko nzakagerageza ngomba kugakora ni nk'akanya ko ntago kabura wari umusiribateri nawe ni byinshi tubwire kamwe nta kibazo cyangwa tubiri byo gusasa buri kanya namenye kuza niyo byaba bidashashe nkaza nkihirika yashaka yabara n'amashuka afuze nkahita niyorosa n'agatenge tukiryamira n'umuhungu wanjye none ubu ngubu goko ndabyuka nkasasa icyumba buri kanya nyuma kwa gisashe wajya gusasa buri kanya ukareba ko none umugabo urumva yaza kujya mu hantu hadashashe ashatse ko ari umuntu ari umwe koko nta bintu bya wabonye itandukanira ariko gusasa buri kanya amazi muri dushe ngiye ko ugutegura umwenda ngiye kwambara ubu ndashyushya amazi nkaterura nkajyana muri dushe nkambwa ati sheri amazi yageze murogana nubu ahangaha simashyikira kandi n'umwiryo mbere ko niyozaga nahani inyuma nkiyoza ariko ubu ndamuganisha ni hano ntabwo mashyikira nifataga nkubiri hano ntabwo mashyikira umva nyine izo keya ariko nyine uraryoshye ntabwo byaje gutera isoni ariko ijoro rya mbere byo ntabwo byari byoroshye yakanzu nari nanze kuyikuramo byari byagoranye ariko resebusiyo waramanutse none ugeze hasi guhaguruka biranga urumva nihagararagaho imbaraga zari zitaraba zose ariko nkavuga ni nanjye mfite ndazikora namanutse ngeze hasi kuzamuka numva biranze numva imbaraga zo kuhagarara ziraha ariko nari mfite murare ngewe uriya munsi nagomba kwishima kuko biriya byishimo ntabwo bizigera bigaruka mu buzima bwanjye ntabwo bizagaruka biriya byishimo cyangwa irakanzu ngo nongere kwihagarara byararangiye rero bure cyakubwira ari ajoro umutwe nararanye umutwe warayunja ariko ndavuga ni nushaka unge ariko byibura umunsi wanjye nishimye umunsi wanjye urangire ababyeyi barishimye yebo ni byishimo cyangwa irishima ni byinshi ubundi iyo urumva ibintu byo kumenyera ibintu byo kurara wambaye gusa ane namenyereye kuza yiterera ingangi ryamya agafite ibikanzu byo najyaga namba nkwite bifite imashini hano ninjoro buri munsi hari imbeho nkarara nyambaye ninjoro ajyaga umwana imbere nkafungura imashini ariko bana yanjye ijoro rya mbere ry'ubukwe harantonze pe kubera umva nkubwire baravuga ngo niyo urara uyambaye n'ubundi birangira ubyutse wayikuye ubwo se watinyuka kumuryamira iruhande wambaye watambaye urabishoboka mbega akazi ntabwo byoroshye ubu mu gitondo ndazinduka nkateka icyayi nkazana ku meza umugati ngashyira ku meza narimenye denjika ntabwo nayibona noneho urumva njye narimenyereye kwibyukira wenda niba hari icyo gikoma nkinywera umushyushyu nkarya ariko ntabwo nkirya imishyushyu wese wabijya umushyushyu ntakitwaye ubwo iyo ntateguye umugati ubwo mba nakoze ka spesiyali nkahita nzana ku meza nkasangira n'umutware tukarenzaho icyayi ko numva noneho bisigaye bikabije ese uri kubona uko ameze ukayabira kuvaye ntabwo uri kubonamo difera urumva ibintu biba byiza noneho bikaba n'akarusho bigakabya urumva rero hari inshingano nyinshi nyine nafashe karibwa noneho urumva umutware urumva hari igihe abyuka akambwira ati ndumva nshonje ni icyayi cyonyine gihari nkahita nibwiriza ka spesiyali vuba vuba nkahita nshyiraho ipanu nkahita nkakora nkahita mumushyira ku meza akaza tukarya gusa urumva nabona umwanya wo kurya imishyushyo gute
uvuze ka special nibuka cyagiye urara muri dushe winyibutse ibyarangiye keva barira burya ibyarangiye ubu byararangiye ariko umuntu unyibutse ibyashize uyu munsi ukuntu uri kubyukurya ka special nkibukana wa munsi shaho wabuze Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo Imana ihindura ibihe abantu none nsigaye ku bantu dore mugeni none ahantu nanyuze ndi kuzamuka ntarabona umumotari ngo dore umugeni sari ngo nguriye ubu uri kwitwa mugeni ubu muri quartier hose ni mugeni Samantha ubwo ryibagiranye ni mugeni no mu gipangu ngo mujye ngo niziki ngo mujye niba ari ikintu najyaga numva kiryoshye nukumva umuntu bamuhamagara mugeni nkajya mvuga nsuko kumana nanjye bazajya banyita mugeni ariko nkumva ntibyakunda nkumva niyo twabana nago banyita mugeni ariko nkumva ndani nkora ubukwe ndabizahinduka no muri quartier ndi kunyura ngo mujye bimeze bite ndasuzana ngo mwiriwe mujye urumva rero nukuri Imana yamaye amazina y'icyubahiro ndayishimira gusa ibyishimo mfite nibyo kubabwira ni byinshi gusa nzaza kwa buki ni kurangira tuganire byimbitse ubu ngubu ndimo ndaprofita iminota bamaye kugira ngo itarangira ubu ngubu uri mu kwa buki ko mu rugo ego kwita ku mugabo nyine mu minsi ya mbere muri kwa kwezi kwa mbere umugabo bamuhaye uruhushya sinayaga noga amazi ashyushye ariko ubu ndayashyushye nanjye nka profita noneho byagiye kubera iki amazi ashyushye asera yagushyushya amazi nogaga ibyo mbonye se ndashyushya amazi uwo muteto ariko ntibaze umutware niba kubwiye ngo arananiwe urajya kumuganga noga amazi akonje utuzi dushyushye dukanda kandi imitsi ariko ubwo nanjye ndaprofita nyine nanjye nkahita noga kutuzi dushyushye nuko abantu bose mudukurikiye ndabashimira kuko hari abantu mwagize uruhare mu gutuma ndi guseka nasize n'uyu marene wanjye Keza ndashaka kuzasura umwana wanjye ndi gushaka amafaranga kugusura Keza yakoze ibintu bikomeye reka mubashimire nago nagenda namushimiye kuko Keza yaturwaniye intambara aho nari fitanye n'ibibazo n'umugabo wanjye akajya amuhamagara kuba kuri umugabo wanjye nyine nago yashakaga ko ngiye nawe duhura muri kirya gihe Keza niwe hagati ngiye ko ngushaka basi waje ngagira ibyo nkwibariza akamuhamagara nanjye akampamagara ati ngwino ndamuhamagaye ariko ntago abizi wowe ndajya nkuburangira nkubwira igihe uri bugerere hano ubwo finally akaduhuza wenda bikaba bibi ariko byibura nkabasha no kumubona byabaye birebire ariko finally intambara rwose Keza arayirwana birangira dutsinze nukwinda ni nayo mpamvu yambereye marene naravuze ni uyu muntu niwe wamuje n'uyu mutware niwe warwanya intambara aho byashobokaga yaritanze nta wundi muntu ugomba kumbera marene kuko marene ni wa muntu wawe w'imbere marene ni wa muntu wawe warakubaye hafi shana ukuri nta wundi muntu wari kumagara iruhande ngo mbere marene kuko niwe nabonye mu bibazo narindimo niwe wamfashije niwe wampagaze iruhande niwe wanagiraga ibibazo kandi ati ihangane je nigiye buranavaga hanga ndi kure ariko Keza kambwe ati ihangane ngiye bura mugabo we tuzagenda tumwigisha gake gake bizarangira agiye ku murongo kandi finally byarabaye ndagushimira rero ngushimiye n'abantu bose badukurikiye najya ngabana abana byandika muri comment ngo Keza uzabe marene ngo niwe ngo iki nukuri mwarakoze na Keza yarakoze ndamubashimiye namwe mwese byari bikomeye namwe mwese mwabigize mu ruhare n'ukuri Yesu abampera umugisha ubujiribe natangiye kubyibuha izo kaya hari ukuntu buriya iyo wamenyereye uzabibona wenda n'umubona simbi hari ukuntu nyine ubuzima buhinduka ugahita utangira ukahitumera nk'umwana mutoya ubu ntiyashishe buranye numva nkanjye ko yaduhorana ntago napfa gutambibona tubibona ko yabyibushye ariko buranye umunsi yatangiye kujya mu kazi wenda tutirirwa nakageze ari mugoroba nibwo nzatangiye kubibona ariko nkawe wenda wabibona ko mudaherukana ko tuzaganira nawe noneho nkareba Gilbert aseka rwose noneho ubu nawe afite akamwenyu shambye afite ibyishimo umwana yamwibitseho ubu nta wamuguteraho nta bintu byinshi uri umugore we n'umugabo wawe ahubwo durasaba Imana urugo rwanyu irukomeze nanjye nicyo nifuza irurindi kibi cyose dore ko hano hanze tubanaho haba hari abantu bakanuye amaso cyane ariko mukomeze iterambere Imana wa mugani wa pasiteri no wavuze ngo Imana ibaha amafaranga oya yaduhe rwose yabahe mwiriye yaduhe dukomeze tumere neza tujye tuzana tuganire dufite murare nyine duseka nasizaga special ara mu rugo nari ibirayi ibintu bizahoreho nicyo nifuza usara ubwo shonje oya naba ngiye kubabeshya we ubundi nawe ndi kwayura girane mvuga oya pe kandi ibi bintu abantu badukurikiye babigizemo uruhare abantu baradutwerereye abantu baradufashije baradushyigikiye
ubukwe buraba ubu kuba tutari kwicwa n'inzara na nyuma y'ubukwe nuko hari abantu babigizemo uruhare hari abatwerereye hari abantu batwereke hari umuntu rwose wahaguruka akavuga ati ngiye mfite 150 vuga nimero yangu utwerere undi akaza ati mfite 100 urumva ari abantu baradutwerere ntago rwose ngiye kujya ngo mbabeshe ngibazo ngo by'inzara ngibazo ngo oya nta kibazo na kimwe ubu nta amashimwe yonyine nta bintu by'ibibazo ubu nta bibazo dufite nta nibyo dushaka no kwiteza oya ntizanabi buriya ahubwo umuntu wese wagize icyo atanga Imana isubiza hikuye Imana imukubire 7 rwose nge niyo mugisha umugisha buriya kwifuriza umuntu umugisha biruta ko wavuga ngo ugiye kumuha ikintu mu kirunaka kuko umugisha uhoraho niba umuntu akubwira ati Imana iguha umugisha nyine izawuguha igihe cyose kuko nta haraho wafashije oya baramfashije rero buri muntu wese wagize uruhare mu buzima bwawe yaba mbere y'ubukwe kera cyangwa n'uyu munsi akaba hari ikintu yatanze n'ukuri wakoze ibikomeye kandi bikoze bikuye ku mutima nawe Imana cyangwa se natwe aho uzadukina tuzaba duhari ejo bundi washyize akantu kuri status uvuga ngo ushimira abantu bose bagufashije mu bukwe bwawe uvuga uti nanjye aho muzankenera ndahari yaba mu buryo bw'amafaranga yaba mu buryo bw'imbaraga uzankenera wese azambwire nanjye ndi tayari kumwitaba ariko ubwo uwo nuzi ko hari uruhare yagize mu bukwe bwawe cyangwa niba uwo ari we wese nta kibazo nese ubwo waba uzi ko utanshyigikiye mu gihe nari mu bibazo ubwo njye nagushyigikira duhuriye dushyigikirane none niba ntarakubonye mu bukwe bwanjye ntunantwerere ntunambwira ati byibura kuraje nubwo ntacyo ngwaye bizagenda neza cyangwa ubukwe bwiza ubwo se njye twaba duhuriye naho twaba duhuriye rero dushyigikirane njye umuntu wese uzi ko wambaye hafi igihe nanjye azanyena nanjye nzamuba hafi turimo kuganira ku musozo nagira ngo utubwire icyiza cyo urumva hari ubuzima wari ubayemo uri umusiribateri nyine ubibanana n'umwana ariko uyu munsi uri kumwe na papa w'umwana tubwire itandukaniro rya Samantha wa mbere wibana nyine utabana n'umugabo nyine uko byari bimeze ndetse utubwire n'iyi minsi 3 maze ubana n'umugabo ni mike ariko uko biri kose buriya hari byinshi biracyaza aho umuntu uzabimenya utubwire n'uyu munsi aho uri kwitwa mugeni itandukaniro ry'aho hantu ko ari habiri itandukaniro ryo mana yanjye sinzi niba ari uko nyine wenda icyo kibazo numva bazakimba zana hanyuma y'ibyumweru nka 3 uzi impamvu se ubu mu rugo hari abatinyisha nka 3 batinyisha ibiki baje kuntinyisha bibaho cyane ushatse kumbwira ko kugeza ubu mutaragira se oya hari abatinyisha none se ubwo ngubwo utinyisha ngarara hagati y'abageni se oya ntabwo harara nyine nukubivuga gutyo abari mu rugo gusa ariko abari mu rugo akadufurira ubu ntabwo ndatangira kugufura vuga ngo ndafura ngo ibiki oya kudukora amasuku kudufurira kutuzanira amazi kumutuma ubu nta nubwo ndakandagira kuri butike kuva ubukwe bwabasashize iminsi 2 ntabwo byemerewe ndabajya kuri butike gukora iki kandi hari dufite abatinyisha nyine bagomba kubidu icyo dukeneye yego icyo dukeneye turatuma umwe niba agiye kuri butike ndajya kajya kuzana amazi bivuze ngo ndike kubikubaza ubu ntabwo ntacyo urabona mbese icyo gisubizo nzakikwana nyuma y'ibyumweru 2 sigaye mbyikorera nibwo nzamenya ngo ibiri kumvura ni ibi mbese gutya byoroshye ni ibi ngaho ugira ijambo rimwe ubwira abantu ushaka gushimira niba hari abo wifuza washimira mu mazina niba hari ubwira hanyuma dusoze hari abantu benshi batakunda yuko umuntu abavuga mu mazina kuko nk'ubarege nigeze gukora ikiganiro ndi gushimira abantu abantu baranyandikira nyine mbona ntibafashe neza ngo ku bwanjye ngo ndumva wahamagara uriya muntu ngo agasiba n'ikiganiro ngo njye ntabwo nkunda itangazamakuru nyine kandi mbona nta kintu ndi bubihindureho so rero ntabwo nzongera gukora ikosa ryo gushimira umuntu umuvuze mu izina gusa abantu bafashije ni benshi nta nubwo bamwe byansaba ko mfata telefone nkahera ku murongo ndeba n'amazina ni benshi gusa buri muntu wese uzi ko hari icyo yakoze arabizi nawe ku mutima we yumve ko nanjye bimvuye ku ndibaza umutima wanjye mushimiye buri nkunga ariyo yose yaba umva cyane cyane ariko abantu basengeye my friend abantu baransengeye bameka ku mugongo w'Imana kuwa 5 ninjoro abantu baraye mu rugo baransengera avuga ati ejo habaye umuhuro w'amasengesho barambye ati ejo mu gitondo ubukwe bugomba kuba mu izina rya Yesu harimo umusore ngo wari baturutse Rusizi abo mama duturanye nyine muri keretse bari kunsengera bari batumiye yarambwiye atumva Samantha umva ko ijuru rivuganye nanjye uko Imana ivuze ndavuga inti arambwira ati hari ubwunzi ntabwo nkuzi ntabwo yarazi ibyo by'ubukwe ntiyarazi ko mfite nyine we gusa yaraje kunsengera kuko ngwaye nta kintu bari bamubwiye yarambwiye ati ngiye kubona
mbona urwego rurerure ngo mbona urarwuriye wongeye kubona mbona ugeze ku maseri abiri y'imineke ahiye. Iya maseri y'imineke ngo ahiye cyane. Ndambwiye ni si ibyo bintu by'imineke bisobanuye iki? Arambwira ngo hari amasezerano yawe yihuse agiye gusohora. Kandi ndwaye meze nabi. Arambwira tunega amatwi tugendane kabiri. Mbonye icyapa kinini kiti ntabwo nzi niba aho hantu hazi. Ndatitira nyine nikangamo. Arambwira ati sinzi niba uhazi. Ndamwana ndahazi. Sinamubwira ko naho mu rugo. Arambwira ati aho hantu niho Imana igiye kwiheshereza icyubahiro. Ndatitira ndavuga noneho iyi ni Imana nanjye ndayumvisha. Arambwira ati gatatu. Ati umva. Ati Imana igiye kugukorera igitangaza ku buryo nabwo uzakibona ugatangara. Uwo mwana w'umuhungu yari ari mu mavuta y'Imana. Twareye ku gicaniro baransengera. Arambwira ati mu bukwe bwawe nushaka ntuzatumira Imana yonyine nizitumirira. Ntuzigore. Ati ntuzigore wowe Imana ubwayo nizitumirira. Iri sezerano ryari rimaze imyaka myinshi. Imana yambwiye ko izankorera ubukwe mfite imyaka 6. Ingo njyana na mama gusenga. Mama urumva ari umuntu ukunda gusenga. Yanjyanaga mu masengesho. Umuhanuzi agahaguruka ati ninde wazanye n'akakana? Mama ati ningiye. Ati ni wowe mama wati. Ati uyu mwana azaba umuvuga butumwa. Ati uyu mwana Imana izamugira icyamamara atazamenyekana. Ati zamugira umuntu ukomeye. Ati uyu ngo azahagarara imbere y'isi. Ubwo no kuva kera wari ubizi ko igihe kizagira Imana ikaguteturura. Arambwira ati uyu mwana Imana izamukora n'ubukwe. Ati kandi bwiza. Mfite imyaka 5 ariko ibaza iryo sezerano risohoye mu myaka 20 n'ingahe. Urumva rero Imana n'igitangaza. Sezerano ry'Imana nubwo ryatinda ntabwo rizahera. Ndagira ngo mbwira abantu bose badukurikiye yuko isezerano ry'Imana nubwo ryatinda ritazahera. Kwizera kurarema nukuvuga ngo niba warahawe isezerano hari abantu bahawe isezerano nyuma y'ukwezi ngo Imana yarambeshye ngo yambwe ngo ngiye gukira ngo none ngo dore. Ariko isezerano ry'Imana ntabwo gusa icyonzi cyo nuko isaha y'Imana yo yageze ntabwo igirengaho ni segonda na rimwe. Ubwo rero ikintu nabwira abantu cyo nabonaga bidashobotse ariko kwa gatanu barasengeye barambwira ati mu gitondo ubukwe bugomba kuba. Ubukwe bwarabaye rero imbaraga z'amasengesho zarakoze nukuri Mana yarabantu nyine batabyimvisha bumva uburyo nari ndwaye kwa kabiri bakumva uburyo kwa gatandatu nakoze ubukwe bakavuga ati bari abantu barabeshya ariko ku muntu bizi neza ko nari ndwaye n'umuntu twabashe gusengana we waruzi uko nari imeze ariko Imana yambwiye ubukwe mu rugo bariteguye ku muhungu bariteguye ntabwo Imana ari kunkoza isoni Imana narayikoreye amarira narize ni menshi ntabwo Imana ari kongera kundiza kabiri ntabwo Imana yari kundiza inshuro ya kabiri Imana nayo yarakushimishije yaranejeje n'ukuri ubukwe bwanjye bwawe bwiza kunezeza na nyuma y'ibi ubukwe bwagenze neza niba abantu bose baje mu kwe nta muntu wabuze icyo kurya nta muntu wabuze icyo kunywa icyo ni igitaho kuzi kujyana abantu mu kwe bagata bavuga ngo ntago twariye ngo ibyo byadushiriyeho ngo icyo kunywa ari ikibazo ubwo rero ndashimira Imana yankoreye ubukwe bwiza n'ukuri pe navuga byinshi reka turekere gusa namwe byinshi mwarabyiboneye kandi n'ubundi byiza biracyaza reka dukomeze ubwo tutasura mu kiganiro cy'ubutaha.